Umugore wanjye nubwo yisaza cyane akigira intungane akigira umwere niwe wanteye gusambana n'umukozi rwose pe. Njyewe ubwanjye iyo umugore wanjye aza kumpa umwanya ntantere kwifuza ngo antere irari, ntago njyewe nari gupfa kumusuzugura ngo njye kurongora umukozi wacu wo mu rugo. Hano hari inkuru iteye agahinda y'umugabo, umugabo wubatse. Wari wumva umugabo ufite agahinda? Ni bake. Ni bake wumvishe? Abafashe umwanya bakanganiza agahinda kabo. Kankubwire muri make mbere yuko dupureyinga iyi nkuru abantu bakayumva, nkubwire ukuntu iyi nkuru imeze. Umugabo yari umuyede aza gukundana n'umukobwa ufite amafaranga w'umubosi redi. Uwo mukobwa aza kumuhindurira ubuzima, amuha amafaranga, abanza kumushyira mu kimotari, nyuma amuvana mu kimotari, aravuga uti ntabwo nakundana n'umumotari kandi mfite amafaranga. Ahita amukubita miliyoni 20. Umusore aba aragiye afunguye akabari keza cyane gafite n'amaroti. Miliyoni 20 hari abakobwa bafite amafaranga. Kubera urukundo pe. Umusore atangira gukorera amafaranga, ariko nawe aravuga uti nanjye uretse gushimisha umugore wanjye wankuye mu kiyede nta kindi kintu namuhemba. Igihe kiragera baza kubana, ariko bajya kuba muri etaje ya wa mugore. Umugabo yabonye amafaranga kubera yashinze akabari karimo byose kubera uwo mugore. Noneho umugore bamuha kondisiyo ko bazajya kubana mu iyo etaje mu rugo rwe rw'uwo mugore, kuko yari afite inzu nziza cyane. Bajya kubana nk'umugabo n'umugore, ariko uwo mugore yari umuganga agira akazi kenshi cyane, atajya abonera umugabo umwanya. Akora shift ya nijoro, buri gihe umugabo yarirazaga agategereza umugore mu gitondo. Umugore yaza akaza ananiwe, umugabo yamukora ati ndananiwe cyane. Umugabo atunda ajya mu kazi koko nanone gutya. Umugore ati rwose ndananiwe, basi unkangure nka saa sita. Umugabo yamukangura saa sita, umugore ati ndacyafite ibitotsi. Yakanguka saa 11 agiye mu kazi ati nakererewe. Umugabo yaragiye abura umugore burundu. Biba muri ayo ngayo buri Biguma munsi muri ayo. Umugabo ati nta rugo mfite, ngiye gutangira njye nirwanaho. Atangira kuryamana n'umukozi. Oya se kandi umukozi cyane. Aho ngaho nawe gusa ibyo byabaho. Amaze kuryamana n'umukozi n'umukira gutyo. Yesu we umva icecekere. Amaze kuryamana n'umukozi biza kurangira bakundanye we na wa mukozi mwibanga. Umugore kuko yari umuganga yitahirije. Birumvikana ko uwo mukozi yamubaga hafi cyane. Ubwo ari uwo mutegura breakfast byose, niwe mugore wari uri mu rugo, nta mugore wari uhari. Noneho umugabo atangira kujyarana n'umukozi nijoro, kwa ko umugore arara kwa muganga. Yabaga ari mu kazi sha. Umukozi yaje gutwita. Ngo yaje gutwita ibintu birebire. Mbabarira upureyinge iyi audio abantu biyumviriye inkuru, kandi nibamara kumva iyi nkuru mw'abantu mwe ndabasabye basi uyu mugabo mumufashe, niba ari inama wumva wamuha binacanze. Yipureyinge vava, akira pureyinga twumve. Mureke twumve noneho mufashe tumugire inama. Umugore wanjye nubwo yisaza cyane akigira intungane akigira umwere niwe wanteye gusambana n'umukozi rwose pe. Njyewe ubwanjye iyo umugore wanjye aza kumpa umwanya ntantere kwifuza ngo antere irari, ntago njyewe nari gupfa kumusuzugura ngo njye kurongora umukozi wacu wo mu rugo, kana kari aho ko mu cyaro duhemba 60,000 ku kwezi. Reka ni umugabo wiyubashye, ntago nari bujye kurongora umukozi. Ariko se nawe tinya umugore ugenda umwanya wose akawumarira mu kazi, urumva ukwezi kugashira ataraha umugabo icyamuzanye. Icyatumye ava iwabo se niki? Ntabwo abagabo natwe muraturenganya. Njyewe umugore yarifataga akamara ukwezi kumwe, amezi 2 nta kintu na kimwe amarira. Noneho naho atahiye nijoro namwegera ati ndananiwe, kandi kuko pe yabaga ananiwe nanjye mbibona, kuko yabaga yiriwe akora yananiwe pe. Mwabantu mwe rero, njyewe nageze aho kwihangana birananira bigeze aho niteretera umukozi wacu pe. Umukozi uri aho rwose udafite nahuriye n'umugore wanjye, kuko njye mfite umudamu mwiza cyane. Ubwo rero uwo mukozi nibwo namwegereye musaba ntanazi niba aranabyemera pe. Nuko uwo mukobwa wacu rero arambwira uti bosi, niba ushaka ko nkwa ku bintu ati basi ngurira inkweto,
ati nkeneye udukweto dushyashya two kujyana mu misa, ati kandi ni 15,000. Urumva nababeshye n'urukumbuzi nari mfite, niya nyaka n'ibihumbi 200 njye nari kuyamuha pe, gusa kuko yaranyatse 15,000 byo kugura inkweto, namuhaye 50,000 ndamubwira nti akira nawe ugenda ugure basi imiguru 2 ariko nanjye ukimpe neza, umpe pe nishime, umpe utitangiriye itama. Rero none se nawe mbwira, uyu mugore wanjye sinifuzaga kumubabaza rwose na rimwe mu buzima bwanjye, kuko njyewe uyu mugore yampinduriye ubuzima. Ntibyari ngombwa kubivuga ahangaha, ariko mfite agahinda ndetse narakaye cyane. Reka mbahe gatoya ku nkuru yanjye n'uyu mugore, ku rukundo rwacu uko twakundanye, ubwo iby'umukozi ndabigarukaho nyuma. Bababaye cyane, hari ibintu abagore bakora nkibaza se abazi icyamuvanye iwabo biba bimeze biti. Ubundi njya kumenyana n'uyu mugore wanjye nari umuyede pe, nari umusore w'imbwa uri aho ngaho, no kwishyurira inzu y'ibihumbi 20 byabaga bigoye. Uyu mukobwa, ubwo uyu mugore wanjye yari akiri umukobwa, ariko ari umukobwa wihagazeho, yari yihagazeho pe, ngo tugiwe kumwubakira yewe n'abandi bayede n'abandi bafundi. Murumva cyari ikiraka cy'ibyumweru 2, dore ko yari arimo arubaka etaje ye yo kwiberamo nk'abandi bana nyine bafite amafaranga. Njyewe rero mu buzima bwanjye nkaba ndi umuntu ukunda kuzinduka cyane. Inshuro nyinshi narazindukaga nkajya gutegereza abandi bayede n'abafundi. Nahagera nkasanga mabuja arahari, kubera ko iyo nzu nubwo bari bari kuyigira, twari turimo turayigira etaje, n'undi yanayibagamo. Nahagera mbere akampa icyayi, buri gihe nahagera mbere akampa icyayi, tugasangira icyayi n'umugati n'ako kareti, utuntu nk'utwo nyine two mu bakire. Umva, umwana w'umukobwa icyo gihe nibwo twatangiye kuba inshuti, noneho urangiye we ndi umuntu uzi kuganira, nicaye nkakuganiriza, nkagutera injuga kabisa, nta kintu nagusaba ngo cyange. Umwana w'umukobwa namusabye ko twakibera inshuti bisanzwe, bino bisanzwe. Arambwira uti ntacyo bitwaye rwose, ati nanjye nibwo nyizino, ntago ndamenya abantu binaha, ntacyo bintwaye kugira inshuti. Twarubatse inyubako turayirangiza, uwo mukobwa arambwira uti wa musore we, nabonye uri umwana mwiza, ese uwagufasha akaguha nk'amafaranga y'igishoro wumva wakora iki? Mu buzima bwanjye rero nari mfite inzozi zo kuzaba umumotari. Urumva kuko nari mvuye mu kiyede, numvaga hahari ngiye mu kimotari amafaranga nabanyabonye. Arambwira utese ikimotari nacyo ko giciriritse, njyewe nakwishimiye, nshaka kuguhindurira ubuzima. Ndamubwira nti nta ribi mabuja, we ngurira moto, wenda ibindi bizaza nyuma, ariko mbanze mve muri kuno kwirirwa mponda sima n'icyondo. Umukobwa yampaye 2,2 ndagenda nirwanaho nshaka moto ya 2,2. Ubundi nshakaga perime, nta n'amezi 2 byantwaye, nahise njya mu muhanda. Ndavuga nti ariko nanjye uyu mukobwa nzashaka ikintu nzamukorera nanjye mwiture. Ubushuti bwacu bwahereye aho ngaho, naba naricakiye nkamwinginga, nkamusaba ko yaza nkamusohokana, nta nubwo napangaga kumutereta, nabonaga atari umukobwa dukwiranye, cyane ko uretse no kuba yari afite amafaranga, n'iwabo bari n'abakire, iwabo kavukire, iwabo mu mujyi. Ubwo rero ubuzima butangira guhinduka gutyo, ari uwo mwana w'umukobwa umpinduriye ubuzima mw'abantu. Nyuma nibwo natangiye kumukunda rero, ndavuga se uyu mukobwa nzamuhera hehe? Yari umukobwa w'umukire, uhora uri bize mu kazi, ukora cyane, ufite imodoka ye nziza, ariko naravuze nti aho kunigwa n'ijambo buriya uzanigwe n'uburi bwiye. Jyaye namubwije ukuri, mubwira ko namukunze, ndetse kandi nifuza ko nazamurongora nkamugira umugore. Arambwira ati rero
ntabwo waba umugabo wanjye ugikora ikimotari, njyewe niyemeje kuguha igishoro. Atese warize? Mwa bantu mwe sinigeze niga. Ndabimusobanura ndamubwira nti njye sinize, navukiye mu muryango w'abatindi, ibyo rwose nimba washakaga nko kunjyana muri kampani cyangwa mu kazi ka leta, nta n'indimi nzi uretse ikinyarwanda cyonyine, njye nta nubwo nzi kwiyemera. Umukobwa arambwira utoke, atese basi wafunguye nk'akabari kanini cyane nk'aka miliyoni 10 ugashyiramo abakozi, ubundi ukajya ukurikirana bizinesi yawe. Arambwira ati niba dupanze kubana ntabwo twabana uri umugabo w'umumotari, kandi hari uburyo naguhindurira ubuzima. Nta kindi cyakurikiyeho, moto nayihaye umumotari akajya akora mverisa, uwo mwana w'umukobwa ankubita miliyoni 20. Ariko arambwira ngo agomba kumfasha niba ntamenyereye ibintu bya bizinesi. Twafunguye akabari karanakomeye cyane, gafite izina rikomeye, ntabwo nakavuga wenda byo si ngombwa. Kabari kanini cyane gafite n'ibyumba byiza cyane biri VIP, icyumba kimwe n'ibihumbi 30, igiciriritse ni 20. Urumva ko aho hantu ni ahantu heza pe. Umukobwa aratangira mfasha gutangira bizinesi, dushyiramo abakozi, ibintu byose tubishyira ku murongo. Ndakubwiza ukuri, mu mezi 3 yonyine nari nsigaye mbona miliyoni yanjye y'inyungu ivuye muri ka kabari. Miliyoni ivuye muri ka kabari mu mezi 3. Umwaka urihirika, nanjye ubwanjye ndavuga nti ngombe ngura imodoka noneho mu mafaranga yanjye. Ntabwo uyu mwana w'umukobwa kuko ngomba kuguma kumutereta ndi umuntu w'inshakarafu kandi ari umusirimu. Twarakomeje turakundana rero, ndabanza nubaka bizinesi yanjye, maze kubaka bizinesi yanjye irakomera, ubwo mbambonye n'amafaranga, ngura n'ubutaka, nanjye ntangira kugenda ngira ibintu byanjye noneho bwite binyanditseho. Ariko ndavuga nti uyu mwana w'umukobwa unkuye mu kiyede, nzamukunda, nzamutetesha, murinde kubabara, kuko nanjye ibyo nkoreye nta wundi muntu ari kuzigera binkorera. Igihe cyarageze tuza gupanga noneho ibintu byo kubana. Gusa yari umukobwa ufite akazi kenshi pe. Buriya reka mbabwire, ntimuzabona umuntu afite amafaranga, ntimuzabona umuntu yubaka ama etaje, agura amamodoka, ibiki. Umuntu wese ugira amafaranga aravunika cyane pe. Umukobwa twakundanaga icyo gihe yaravunikaga nkabibona. Igihe cyarageze rero, mubwira ko noneho nshaka kurongora, mubwira ibyo maze kugeraho, nawe ambwira ibyo afite. Gusa yandushaga ubushobozi kure cyane, ariko bitewe n'ukuntu nari naramubonye, nabonaga ari umugore rwose, ari umukobwa muzima wavamo umugore utanagusuzugura. Nta kindi cyakurikiyeho, naje kujya iwabo noneho nanjye nk'umusore ufite amafaranga, ndakwa ntanga inka nyinshi. Gusa kubera ishimwe numvaga nshaka kunezeza uwo mukobwa, nshimisha n'ababyeyi be. Umugeni baramumpa, ariko umugore wanjye arambwira ngo inzu ye arayikunda cyane, niyo tuzajya kubamo. Iyo etaje ye yubatse yari inzu nziza cyane, dore ko nabonaga nta n'icyo binantwaye, nabonaga ari umukobwa unyubaha, nabonaga ntanansuzugura kandi cyangwa tukabishwaniramo. Naravugaga nti ngo nzahita ngenda nyine, nanjye basi mfite aho mpagaze. Umugore twakoze ubukwe pe, ubukwe bwiza ntari nzi ko nakora. Imiryango yanjye itatekerezaga ko hari umuntu wacu wakora ubukwe nk'ubwo ngubwo. Ubukwe burangiye, umugore wanjye mu buzima busanzwe ni umuganga, ndetse akora shift ya nijoro. Umuganga ukomeye cyane, ndetse aranazwi, benshi baramuzi. Umugore wanjye rero tukimara kubana bamuhaye konji y'ukwezi kumwe kwa honeymoon, bamubwira ko nyuma y'ukwezi agomba gusubira mu kazi. Nabanye n'umugore wanjye muri uko kwezi,
tubana neza mu mahoro, ambera umugore mwiza imbere n'inyuma, mu mutima, mu buri kimwe cyose. Ndavuga nti Imana burya kuko iyo igutindije igiye kuguhira guhata. Narebaga ikidamu nshyize mu rugo, nkareba ikidamu cyampinduriye ubuzima, nkavuga nti ariko ubu natanze iki? Ni iki narushije abandi? Nkakibura nkavuga nti ni ya migisha y'Imana. Umugore honeymoon irarangira, nibwo ibibazo byo mu rugo rwacu byatangiye kuza. Umugore wanjye yagerageje gusaba shift ya kumanywa biranga, barayimwima pe, kandi umugore wanjye ni umuntu wubaha akazi. Yaravuze uti ubwo reka nkomeze nkora ijoro nta kundi, dore ko ahembwa amafaranga menshi cyane, n'abakozi ba leta hari benshi badakorera. Umugore wanjye aratangira asubira mu kazi, ntangira kujya niraza rero nijoro, nkajya nkiraza. Noneho umugore wanjye yajyaga mu kazi byibuze 12:00 za nimugoroba. Yamara kujya mu kazi akagenda akararayo, agataha mu gitondo nka 11:00 cyangwa 12:00, ananiwe koko. Umugore akaza mu gitondo 12:00 akaba agiye mu buriri, yewe nta no gukaraba yabaga ananiwe. Yagera mu buriri namukoraho, umugore nkasanga yasinziriye. Umugore ntangira kujya mushaka nkamubura. Hakaba ubwo wenda mvuze nti reka umugore mureke aruhuke, ubundi akazi kanjye nta kibazo hariyo abakozi, nakanguka nibwo turakora igikorwa cy'urukundo cy'abashakanye. Umugore nkategereza 11:00 zagera nimugoroba, namukoraho ati nakererewe amasaha yamfashe. Yirukanka akaba arambaye vuba vuba, akaba yakije imodoka aragiye. Ntangira kubaza se uyu mugore aka kazi bizakunda? Ariko ndavuga ntaka kazi akora niko katumye mbasha nanjye kugera ahangaha ndi, reka mbe nihanganye. Murumva mwa bantu, mba nihanganye pe. Umugore ntangira kujya mwifuza ariko nkamubura, ariko nkumva bizagera aho bihinduke. Kugira ngo dukore igikorwa cy'urukundo byasabaga ko mukangura ku manywa asinziriye, kuko yaryamaga ku manywa, amanywa yose yirwaga asinziriye. Namukangura agakanguka atabishaka, yananyemerera ko dukora igikorwa cy'urukundo tukagikora ubona bitamurimo. Kandi urabizi ibintu umuntu akoze bitamurimo buriya nta nubwo byanagenda neza, namwe murabyumva. Ntangira kubona ni ikibazo, ndavuga rero uyu mugore kugira njye muramubangamira, reka ndeke nazajya abona akanya wenda azajya ambwira. Nkabona ukwezi kuri kubise, bamuha konji bakamuha wenda nka konji rimwe mu kwezi, bakamuha nk'iminsi 2, iyo minsi 2 ibintu bikaba bimeze neza. Ariko ntangira kubona ko bizagorana, mbibona kare rwose. Narirazaga buri gihe, umugore nawe akiraza ku manywa. Byarakomeje, umugore aza no gusama, igihe kiragera arabyara, abyara umwana. Ariko n'ubundi wa mugore w'akazi nyine aba umugore w'akazi, akunda akazi, yubaha akazi, kandi nanjye ndabimwubahira. Twarakomeje turabana, umwana akubita imyaka 2, imyaka 3, ntangira noneho kurambirwa ubwo buzima. Ariko uzi kuba uzi ngo ufite umugore wararongoye ariko nta mugore mu by'ukuri ubona. Nageze aho nkajya nibaza, ariko ubundi ndi umugabo mu rugo ndi iki? Umugore utambonera umwanya bizagenda bite? Mbonye ko bitangiye kumbera ikibazo, nibwo nicaje madamu ndamuganiriza, ndamubwira nti mugore wanjye nkunda, ndagushimira kuri buri kimwe wankoreye, ariko aho bigeze amafaranga umaze gukorera ni menshi. Uva muri aka kazi k'ubuganga usezere, uze twubaka urugo rwacu twiteze imbere, ariko wubaka urugo rwawe. Umugore ati ntabwo nareka domeni yanjye
ntabwo nareka ubuganga, nicyo kintu nize, nicyo kintu nkunda, nta n'ikindi nashobora. Mbona umugore biragoye kugira ngo areke akazi, ndamubaza se bizagenda bite, kubona ntajya nkubona bizagenda bite? Ubwo uzi ikintu umugore yambwiye? Yarambwiye ati nanjye reka mba mbikeneye ariko birangora, ati ahubwo wowe ku manywa jya unkangura tubikore. Twiha gahunda yo ku manywa. Ku manywa umugore namukoraho rimwe nkabona ntiyeguka. Uriya akazi k'ijoro kavuna kubi. Umugore namukoraho ubundi agapfa kwemera, ubona afite ibitotsi, bazi nawe ibintu ukoze umuntu afite ibitotsi, akemera akihandagaza akabikora, ariko ubibona ko ari no gusinzira. Nageze aho ndavuga nti ibi ntabwo byakunda, kambe muretse umugore wanjye ne kumubangamira. Naramuretse ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, ngo ntegereje ko umugore azambwira uti nabonye akanya. Njyewe ubwanjye ndavuga nti ngomba kujya nirwanaho aho kugira ngo nsenye urugo rwanjye, aho kugira ngo mbwire umugore ngo dutandukane kuko ngo yabuze umwanya. Reka njye njya hanze nirwaneho, nongere nigarukire mu rugo mu ibanga. Umugore wanjye nta n'impamvu yo kumubabaza, kandi narihaye isezerano ko ntagomba kumubabaza. Muri iyo minsi rero twari dufite umukozi w'umukobwa, ntabwo ndi buvuge amazina ye. Uwo mukozi umunsi umwe ari kuwa gatanu ndabyibuka, twiriwe mu rugo, tugenda ndi mu rugo rwose, nari maze n'icyumweru ndi mu rugo, ndeba uwo mukozi mwitegereza, tuganira. Kuwa gatanu nibwo umutima wandiye, ndavuga nti ngiye kumusaba ikiba kibi. Umukobwa ubwo yari amaze guhisha ibya saa sita, ari gushyira ibiryo ku meza, namusabye ko twasangira. Araza turasangira, ubundi yazanaga ibyo kurya ku meza agahita yigira nko mu cyumba cyangwa akigira mu gikoni cyangwa akajya kwiyicarira hanze. Ndamubwira se mukobwa, ko muri iyi minsi maze aha ngaha nabonye uri umukobwa mwiza, ufite umubiri mwiza, nyira murabizi ibyo gutereta, ariko nta rundi rukundo rwari rurimo. Ese nkwifuje kuko wamarira iki? Kandi ko numva nkwifuza muri kano kanya, byasaba iki? Umwana w'umukobwa nyine aratangira, se umugore wawe atuguyeho nabigenza ne? Ndamubwira ni we humura, umugore wanjye ntabwo ari bupfe kudufata ari mu kazi. Umukobwa ati rero bosi, njye nta birenze nagusaba, niba ushaka ko nguha ngurira inkweto. Niko umukobwa yambwiye, ati ngurira inkweto, numara kungurira inkweto njyewe ndaguha nta kibazo, utari ko mfite ubwoba ko urantera inda. Umukobwa ndamubwira rero humura, ndaguha amafaranga uragura n'akanini. Sha umwana w'umukobwa arambwira uti ni karibu mu cyumba. Twagiye mu cyumba cye dukora ibyo dukora. Tumaze gukora ibyo dukora, umwana w'umukobwa bigenda neza nk'ibihumbi 50. Binagenda neza kabisa, ndavuga nti ahubwo diru ni iyi ngiyi, nta byo kwirwa njya mu marogi, njya mu tubari, nzajya nikora utuntu twanjye hano mu rugo, umugore adahari ntawe uzamenya ikijya mbere. Umukobwa dutangira kuryamana muri ubwo buryo pe. Tukaryamana nkamuha amafaranga, tukaryamana nkamuha amafaranga, kuko umugore wanjye rero yakoraga ijoro. Byageze aho umugore dutangira kujya turarana, nkirarira mu cyumba cye. Avuga n'ubundi se uwo mukozi nako n'ubundi ko umugore wanjye arara kwa muganga, kanirarire mu cyumba cy'umukozi. Umukozi dutangira kujya turarana gutyo. Ukwezi kurashira, umwana w'umukobwa nyihera keye, ubona ubuzima ari ubwo. Ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ntangira kumukunda. Avuga se ibi ni ibiki? Ntangira kumva mwiyumvamo ukuntu, ariko ngerageza kutabiha umwanya cyane, ariko ndabyumva ko ntangiye kumukunda.
twagumye muri urwo kugeza ubwo umwana w'umukobwa aje kumbwira ngo iratwise. Ndamubaza se wa mwana we ko naguhaga amafaranga wasamye ute? Cyangwa se iyanjye urashaka kuyingerekaho? Umukobwa ati rero bosi burya iyo nabaga nk'iyo twabikoraga ngo mbona ngo ntari mu minsi ngo yo gusama ngo ntabwo nirwaga njya kukigura, ngo ntabwo nirwaga njya kugura ikinini. Umwana w'umukobwa nta kindi namubwiye rero ubwo usamye genda umukodeshereje nabanje kumubwira nti genda ujye iwanyu uzabyarireyo, nzakwitaho nzakumenyera buri kimwe, umwana nzamwiyandikaho ariko mwibanga. Umukobwa ati reka reka ntago mva ahangaha. Ati se najya iwacu bigahita birangira ugahita ukuraho fone mukanimuka nkakubura. Ati hoya ntago nagenda. Ndamubaza se cyangwa urashaka kuyikuramo? Umukobwa ati hoya nawe ntago nakuramo inda ishobora kumpitana. Ndamubwira nti ibyo byo nanjye sinabikora, ntabwo umwana wanjye namukorera ibyo bintu. Ndi umugabo ufite akazi, niyo naba mfite abana 20 bakiga neza bakabaho neza. Ndamubwira nti rero wa mukobwa we uru ni urugo rwanjye ntabwo warubyariramo, reka ngukodeshereze inzu ku ruhande ubanze ubyare nkwiteho, numara kubyara tuzareba igikurikiraho, nimba ari ukugushingira bizinesi ugatangira gukora, ariko ntabwo nzagutererana. Umukobwa ati reka reka ntabwo mva ahangaha. Ati njyewe n'ubundi naragukunze, ati inshuro zose tumaze tubonana ati wumvaga njye ntari umuntu, nisanze nagukunze. Numva umukobwa ahubwo ashobora kuba yaranambyariye kugira ngo tuzabane. Gusa turetse ibyo kwihagararaho, nanjye numvaga nsigaye mukunda pe, numvaga nsigaye mukunda. Umwana w'umukobwa arambwira uti ntabwo mva ahangaha ahubwo ikintu gishoboka ati kereko wuje tukajya kubana aho ngiye. Bro, umukobwa ndamubwira rero tumva ntazi icyo ushaka kambe nkuretse. Nta kindi cyabaye, umwana w'umukobwa yacunze ntahari, yegera umugore wanjye amubwira ko namurongoye nkamutera inda. Umugore wanjye naratashye nsanga yicaye aha n'umukozi yicaye aha. Umugore ati se kano kanya ko turi abagore bawe babiri biragenda bite? Narababaye bro, narababaye. Umugore wanjye arambwira ati ibintu ni bibiri, iyi nzu turimo hano ni iyanjye, nubwo njye nawe twavanze ariko mu byo twavanze iyi nzu ntirimo. Rero njyewe ntabwo nkeneye abaza kubyarira iwanjye. Fata uyu mugore wawe wamujyana muri rogi zawe, wamujya aho ushaka, ariko amvire mu rugo. Bro, kugeza ubu kano kanya ibintu byanshanze. Umwana w'umukobwa yambwiye uti ntaho njya tutajyanye, niba umvanye aha ngwino tubane, bitari ibyo ndaguma. Ntashaka kuva mu rugo umwana w'umukozi. Umugore wanjye nawe yamaye icyumweru kimwe, bitari ibyo ngo twese azadusohora mu nzu ye. Yarambwiye ko ndetse rwose atangiye kwiga ku kibazo cy'ukuntu twakora agatanya, kuko ngo arabona ibyanjye bikomeje kuba ibibazo. Mwa bantu mwe kuko ndakora iki? Umugore wanjye numvaga ntashaka gutandukana nawe, gusa nanone sinyimukunda, ibyo ntabwo nakiyemera. Nubwo ndi kwigiza nkana, burya ngo ababiri baburana barimo wigiza nkana, nanjye ndi kwigiza nkana pe. Aka kana k'agakobwa nayo nsigaye ngakunda, gusa ntabwo kandutira umugore nanone. Ariko sindakomeza kubana n'uyu mugore, ubundi umugore utambonera umwanya, n'ubundi niyo nakomeza kubana n'uyu mugore ndabona bizarangira n'ubundi nkomeje kujya ndyamana n'abakozi, kuko ntabwo uyu mugore ateze kubona umwanya. Nkumva rero biri kumutiva kwibanira n'aka kana k'agakobwa, ariko nkumva ndaba mpemukiye umugore wanjye. Use kuko nkora iki mwa bantu?
ndagira ngo mungire inama pe y'icyo nakora. ese vava ari wo uri muri uyu mwanya w'uyu mugabo wahitamo iki? Wasiga umugore wawe dore ko n'ubundi yakuburiye umwanya, wajya kubana n'umukozi ugasiga umugore waguhinduriye ubuzima, wakora iki? Kandi wabyumvishe uyu mugabo asiga akunda umukozi we. Umugabo asiga akunda umukozi we, ikindi umukozi aramutwitiye, ikindi umugabo afite umugore, ariko nubwo afite umugore aragira ati mbona nta rugo mfite, n'ubundi mbona nta mugore mfite. Umugore yanze kureka akazi ngo akeneye amafaranga. none se njyewe ikibazo mfite ni kimwe. Ese vava ubundi umugani w'uyu mugabo, umugore ava mu rugo agiye gukora iki? Aba agiye mu kazi, umugabo twumvisha ko umugore ari umuganga, kandi umugabo kugira ngo agere kuri byose ni ukubera umugore yamuhinduriye ubuzima. Ikindi rero umugore yaba adafite ako kazi ntabwo ari kubasha kumuhindura ubuzima. Urumva ibyo byose umugabo yagezeho kwari ukubera za mvune n'aka kazi kagoye ka wa mukobwa. Yego. None se arifata ati umugore wamuhinduriye ubuzima. Ahubwo ngeze inama nagira uyu mugabo, njyewe uko mbyumva natunga abagore babiri mu ibanga. Oya ntabwo nanone byaba ari byo guteze. None se n'undi asigaye akunda uyu mukozi? Yego aramukunda. Ariko se kabanza nkubaze, uratekereza uwo mugore nubwo aba ari bize mu kazi badakunda umugabo wiwe? None se umugore nareka akazi ari guteganyiriza abana? Yego bizagenda gute? Kandi uwo mugabo nawe yibuke neza yuko ako kazi umugore arakora ariko katumye nawe agera ku byo afite. Uko ko wakora iki we? Ubu ngenda ndumva basubira. Ikindi byo kumbwira ngo ngatunga abagore babiri mu ibanga. Icyambere cy'umugore warabizi ko umugabo yateye inda umukozi, nta kintu rero yagiye kumuhisha. Ahubwo ngiye ikintu numva nakora, umugabo niyemera inshingano zo kwita ku mukozi. Ikibazo umukozi yanze kuva mu rugo, atahava yarabyanze uti ningenda. Hari isezerano bafitanye? Kwa mugani hari isezerano bafitanye? Ko na leta yazi kahamukura. Isezerano bafitanye na leta yazi kahamukura. Umugabo yabiganiro n'umugore uwo mukozi nta n'ijana yabona, nacisha bamwirukana akagenda. Yagenda nese umugabo amwihakanye? Oya ntabwo, kandi amukunda anabizi. Amukunda gute se aremera ati umugore we kubera umukozi? Nese kamukunda. Ngiye daye inama nagira uyu mugabo. Urumva vava ngiye kumugira inama, nawe mugira inama, n'abadukurikiye basi bandike muri commentaire. Ngiye inama nagira uyu mugabo, nafata uyu mukobwa w'umukozi amwirukane, amuvane muri urwo rugo rw'umugore, abanza amujyane mu rugo amushuke ko bagiye kubana. Bagende babane. Oya babane ukwezi ahita muta mu nzu. Oya kambwe kuntu yabikora rero. Ndi umukobwa pe, ndabizi bimbayeho nanjye byancanga. Umva rero kuntu njye reka nishyire umwanya wo mukozi, sibyo? Njye nako nishyire umwanya wo mupapa. Njye ndi uwo mupapa nakicaza umugore wanjye tukabiganira, nkumubwira ati madamu igihe iki n'iki naragukeneye ndakubura, kandi ufite impamvu zumvikana wari uri mu kazi uhiga ibiceri uhiga ubuzima, uteganyiriza abana bacu. Naje kugwa mu cyaha muca inyuma ntera umukozi inda, kandi umukozi nsigaye numva mukunda kuko niwe umpa umwanya uhagije kurusha uwo mpa. Yego. Niwe unyitaho kurusha uko unyitaho, kandi nawe sinifuza kuguhomba, kandi nawe sinshaka kumuhomba. Njyewe rero umugore wanjye ndumva twaganira kuri ikintu, wanyemerera umukozi nkamushakira haba, nkamwishyurira inzu, nkajya mumenyera buri kimwe, nkamwitaho nka papa w'umwana, nkamwereka ko amukunda, akita ku mwana, nkagaruka tukibanira. Ariko ntabwo nzava. Ariko impamvu yatumye umugabo ajya ku mukozi n'undi iracyahari, urabyibuka? Umugore aracyari umuganga. None se natakazi. Ahubwo umugore nahitemo areka akazi basi. None nareka akazi se uwo mugabo barabaho bateze. Umugabo agize ahubwo se nta musore ushyushye umeze gutyo ngazi. Ariko gusetsa. Guys mumbarire mutwandikire muri commentaire. Reka nkubwire njye inama nagira uwo mupapa, niba akunda uwo mukozi aremera hari ibintu byose, nanjye ariko ngende uwo mugore namwaka ibyanjye byose kuko ntabwo wansiga. Umugore rega nawe aramukunda neza natakazi, niyemera afate byose yagezeho kubera uwo mukobwa abimusubize. Niba nta rukundo kimufitiye, kerekana uwo mukobwa atari kubimwaka, atari kumbwira ati umukozi se uwo mugore we ntabwo yabimwaka. Okay, nanone Imana naramuka mutara arabamuhemukiye. None se none wabana n'umuntu udakunda, one se wabana n'umuntu udakunda, ikindi utanakubonera umwanya, nicyo kibazo. None mu mafaranga y'umugore yavunikiye akamuhereza agenda yaryoshye mu n'umukozi. Yego shaje gutunga umwana. Ariko basi cyo bura birandu ndabyanga nanje. Ibaza ariko shanda byanga. Ibaza ngewe umukobwa ndaratunutse ndatunuka, nkora ubukwe nge nawe, ayo majoro ndarutambona mba ndi guhiga ubuzima, nurangiza ufate ngewe untesha agaciro ujye kubana n'umukozi. Guys izi mpaka ntabwo ziri bushire, mutwandikiye muri commentaire wese atubwira uko abyumva. Ubwo rero umugabo ngiye ikintu nakubwira wa mugabo rero, niba wumva umugore wawe utakimukunda usiga ukunda umukozi,
nta kibazo nyine ni mu divorce usanga umukozi nawe cyangwa wamugani bigira inzira we kuguma kubabaza undi mwana kandi nanone ikindi nanone ntabwo umugabo yahara amaraso ye ntabwo yareka kwita ku mwana we ahubwo ikibazo mfite ntabwo uwo mugore bari bakabyarana hoya ngera se nese umugore niwe babana barasezeranye ntabwo barabyaye neza ubwo abagabo baranabyara ni ukuvuga ngo bafite abana babiri ku bagore babiri ariko umukozi yigize ibamba yanze kuruva ariko umukozi afite uburenganzira bwo kuhava yahava kabisa ndetse ntabwo yakemerera bakamukodeshereza niba ashaka apartment cyangwa iki kurumva umupapa afite amafaranga akamukodeshereza akemera kwita ku mwana ndetse na nyina byibura umukozi nawe akajya abona ko uwo mushahara w'ubuntu agendeye kuri uwo mwana nese kuki yumva ashaka gusenya ingo z'abandi umugabo nahitemo basi bamugana atange divorce bigira inzira kujya abaza uwo mugore kuko uwo mugore n'undi ni umukire ntiyazabura undi mugabo umukunda yego natange divorce cyangwa se bicaza uwo mukozi bamubwira ati cyangwa ahitemo kureka umukozi ubundi ibintu ni bibiri abakozi bakunda amafaranga ibintu ni bibiri vava nahitemo yake divorce cyangwa yicare hamwe abane n'umugore wa mbere we arahitamo igifite agaciro kurusha ikindi nuko ntari uwo mugore we nuko ntari uwo umugabo mana yagatekereje kabiri agatekereza aho yaturutse bava twambaye umubiri sha mwana gusa tuvuga ko uwo mukozi ari uryoshye kurusha nuko ari we birirwana kandi ari we birirwana umva rero wa mupapa wagiye inama nakugira tanga divorce uhereze umugore amahoro azamara amezi 2 yiyakiriye azahita abona undi nawe ujyane n'uwo mukozi wawe ugize amahirwe guhindurira ubuzima uwo mugore genda nyine ubwo buzima buryoshemo n'abandi nyine abantu barahemuka nta kundi uramuhemba umuntu yakugiriye inama ngenda gufashije ngukuyemo wari imbwa wamungana nkuko uri umuyede utari n'umufundi ugeze usigaye ba muri apartment usigaye ba mu nzu ufite akabarusha amarogi ako buriya bintu ndabyanga mwa bagabo mujye mwitekereza gusa nyine nanone urukundo nanone ntabwo waruhagarika none rukontorora ikintu kibabaje buri muntu yicuza nyuma yakoze ibintu ahubutse yicuza nyuma ushobora gukurikira uwo mukozi ngo kwa ese uri kuki umukozi yabaye ibamba bajya kimwe bakamuhereza amafaranga umukozi akunda uyu mugabo n'umugabo nawe akunda umukozi atumwejyane neza urumva nakora iki mwana niba zaramubwita wa mugabo aya mezi tumaranye ariko niba umugabo yarifasha kerura akabwira umugore wanjye ati rero madamu twarabanye twasezeranye twaranabyaranye ndabizi ariko nsigaye nkunduye mada iyakira kurama akawe karangira agende n'undi yaragiye urumva n'ubundi ataragiye se yaragiye n'ubundi nukomeza kumuhatiriza azaza akwereka ko agukunze nyuma agenda asanga wa mukozi nawe cyane ko n'ubundi uwo mugore atagiye kureka akazi yabibaze wowe wifite ibiceri byawe ita ku kazi kawe n'umwana wawe azakenera kwirwana agiye hamagara abasore guki ngo so uri boss rero ukabura umuniga gushaka urasetsa umva mabusha kurama akawe karenge buri umuntu umusore cyangwa umupapa ntabwo ati sinye gushaka sinye gukunda nta santima nkugirira abe mu buriri cyangwa se mu biganiro ujye uvuga ati njye nataye grant yanjye yarangiye sha guys mutubwiye muri commentaire birababaje cyane n'ukuri ndanababaye ako kubera iki